bagenda hano ku isi wemera ko hari abamarayika bagaragara n'abatagaragara? Ibyo urabyemera? Mu mugongo wawe hari handitseho ubutumwa. Bibiliya ifite ibitabo 66 Bibiliya yera. Yego. Ntagatifu igeza muri 72 nimba ntibeshye, nimba atari na 7. Ese mu mugongo wawe hari handitseho ubuhe butumwa cyangwa hari handitseho aya magambo muri Bibiliya? Nukuvuga ngo urabyumva nawe uruhinja rukivuka, ntabwo jewe nabashije kuyisoma, hanyuma ayo n'amateka mpabwa n'ababyeyi. Yego. Njewe nkimara kuvuka, nukuvuga ngo daboro nahera ngira ngo kuva mama akintwita, mama agitwita inda yanjye, amateka yampaye yambwiraga yuko inda yanjye ya 7, kuko nje ndi umwana wa 7, yambwira yuko inda yanjye yari itandukanye n'izindi nda yabyaye. Hanyuma rero uko yumvaga bimeze, yumvaga ko itazavukamwo umuntu muzima, yumvaga ko izamuhitana wenda gapfa, yumvaga ko wenda ari kindi kintu twite nk'igisimba cyangwa iki, ariko igeze kuvuka ivukamwo umwana udasanzwe. Hanyuma urabizi yuko iruhinja rukivuka ntabwo bagubikisha inda, ahubwo barugaramye. Noneho njewe ako kanya kugira ngo babashe kubona ikintu batari babonye, nahise nituruna ngo mpita niyubikisha inda kugira ngo babone kwari kugira ngo Imana ibagaragarize aribwo nkivuka. Ukiva mu nda ya mama wawe aho ngaho n'abaganga bahari bareba, wahise uhindukira ako kanya uryama wubitse inda basoma mu mugongo ako kanya. Mano ntabare uyu muntu. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Wakoze cyane kubana natwe, turongeye tubahaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi twongeye guhura na Bukuruja. Ni Bukuruja? Revera Pasteur Buhungu Abeli. Ngaho. Mbikuyemo kabyara. Imana imbabare namwe mumbabare. Ubwo nuvuga ko yitwa Bukuruja. Bukuruja byavuye Buhungu Abeli. Buhungu Abeli Pastor. Yes. Reka ongera usoza abakunzi bacu. Bakunzi b'Imana hari TV. Bakunzi b'Imana hari TV. Amahoro y'Imana bane namwe turabashuhuje. Bari Burundi, bari Kongo, Tanzania, Zambia, Mozambique ndetse na Malawi. Reka tugaruke hano mu Rwanda, tugere i Bugande no muri Kenya. Reka tugere muri Sudani, tugere mu bihugu by'Uburayi ndetse na Amerika, Sweden, Australia, Bubiligi n'ahandi henshi, Swaziland, Canada, bose turabashuhuje. Imana y'amahoro ibaho umugisha, ndabakunda. Amen. Amen. Urakoze cyane. Nyuma yo kudusuhuza, reka ngusaba kugira ngo usenge Imana ubundi twiganirire. Mana mu izina rya Yesu, uri Imana ikomeye cyane, wera wa Isiraheli, Imana ya Abrahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Uri intare yo mu muryango wa Yuda, uri gishitsi cyo mu muryango wa Dawidi, uri Alfa na Omega, uri tangiriro ukaba n'iherezo, uri wa mbere kandi uri wa nyuma. Nta muntu wakubanjirije, nta n'uzaguherukira. Uri Imana ituma umuntu apfa cyangwa abaho, uri Imana ituma umuntu akira cyangwa kena, urakenesha ugakenura, ushira ikuzimu ugakurayo, ufite ijambo rya nyuma. Iyo uvuze ngo umuntu abeho yakira ubuzima, iyo uvuze ngo umuntu abeho yakira kubaho. Turabigushimiye Mesiya, uhabwe icubahiro. Uri Imana yica imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yazo adasohoza imigambi yazo kuri twebwe mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Uri Imana yimura imisozi itabimenye ikayubikana uburakari bwinshi. Uri Imana yakuye Sawuli ku ngoma yimika Dawidi umwami arategeka. Ngwino mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Ubane natwe muri kino kiganiro, kandi Mwuka Wera adutahuze cyangwa se adushoboze. Urakoze Mesiya ko ubanye natwe, kandi ugire neza abari mu bihugu bitandukanye badukurikiye muri kino kiganiro. Habwa icubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Imana ishimwe kandi ishimwe cyane. Amen. Abeli umuhanuzi w'Uwiteka ujya uvugana n'Imana. Yego.
iyo ugiye kuvugana n'Imana mbere gato yo kuvugana n'Imana yego cyangwa mbere gato yuko connection yihuza yego urabimenya? Ndabimenya cyane, ndabimenya njyewe mvugana n'Imana direct, numva ijwi ryayo nk'uko abantu bari kunyumva, nambaye ekutere zitagaragara mu matwi yanjye, nakira ijwi ry'Imana direct. Yego ubu tuvugana iyo uri kuvugana n'Imana ni nk'uko turi kuganira. Ni nk'uko ubushize nibutse abakunzi bacu, uyu ni wa mugabo wambwiye ngo ntabwo azapfa ahubwo Yesu azaza acyambaye umubiri n'inyama n'amaraso. Niko bimeze, niko wambwiye. Yego iyo uri kuvugana n'Imana ni nk'uko nanjye turi kuganira. Yego direct. Wumva ijwi ry'Imana riba rimeze rite? Ijwi ry'Imana ritandukanye n'ayandi majwi kuko ni ijwi ryongorera kandi rivuga rituje. Rituje. Nta karaza rifite. Nta karaza rifite, nta macenga, ni nk'amazi asuma. Yarangiza ikakubwira rwose yego Imana ukumva uvugana nayo. Yego. Uyu munsi wa none kuba hari abantu benshi b'abahanuzi tubona kuri social media bavuga ko bavugana n'Imana ariko imbuto zabo tukazibura, nuko ryajwi ry'Imana ribazaho rituje, nuko impano ntaho ihuriye n'agakiza. Yes. Yego impano ntaho ihuriye n'agakiza. Impano ntaho bihurira n'agakiza, niyo mpamvu ubona benshi ubona ibyo bavuga biba bitandukanye n'ibyo bakora. Ariko se niko byagakwiye kuguma? Ntabwo byagakwiriye, ariko nanone nabyo bigomba kubaho kugira ngo ukubona habaho bagufi n'abarebare, hakabaho inzobe n'ibikara, hakabaho ababyibushe n'abananutse, hakabaho abakira n'abakene. No mu murimo w'Imana nabyo ibyo ni ngombwa ko bibaho kugira ngo none twige, kugira ngo abantu bige. Reka tureke abafite imitima yinangiye tuganire nawe ufite umutima n'amatwi yo kumva Imana. Aka kanya ijwi ry'Imana ry'ururutse rikakubwira ngo toborera muri iki gikuta. Yego. Kwa kundi uryumva rikabubwira ngo injirira muri iki gikuta harimo umuryango kandi bigaragara nta urimo. Mu byukuri wagenda ugahita winjira nkaho nta muryango. Imana ntabwo ari uko imeze. Icyo gihe Imana yaba yabaye jini. Amajini niyo yinjira mu gikuta nta muryango uhari, ariko Imana y'ubwayo ibasha kwinjira mu gikuta nta muryango uhari, ariko njyewe nambaye umubiri ntabwo iryo jwi rishobora kunkoresha ngo ninjire mu gikuta, ariko ryambwira ibiri imbere y'igikuta. None se ba Petero rikajya kumusohora mu nzu y'imbohe hari nijoro kandi inzugi zikinze, ubwo Petero nawe yari yabaye igini? Petero kiriya gihe Pawulo na Sila, kiriya gihe abantu mujye mutandukanya. Kiriya gihe ni Imana y'ubwayo yikoreye. Hanyuma kandi wibuke ko kiriya gihe Imana yarohereza marayika akiyizira. Hanyuma ikindi nacyo kiriya gihe ni Imana yikoreye. Nanjye nabivuze ngo Imana y'ubwayo niba uri mu nzu hakaba hakinze yanyura mu gikuta ikagutabara, ariko wowe wambaye umubiri ntabwo yagucisha mu gikuta, ahubwo yategeka igikuta kikavaho. Abeli, iyo uvuganye n'Imana mukaganira nk'uko turi kuganira, kuki mutayisaba ibyo mukeneye byose kandi mwashoboye kuvugana nayo? Njyewe ndabiyisaba, abatayibisaba ntabwo mbizi, ariko njyewe ndayibisaba. Yego. Ubu ngubu wahamya neza ko nta kintu na kimwe ugikeneye ku Mana, byose yabiguhaye? Ni ukuvuga ngo njyewe ntabwo navuga ngo byose yarabimpaye. Iyo ucyambaye umubiri kandi nanone ukiri mu isi uba ugikeneye byinshi, ariko nk'ubu naguha urugero. Njyewe narayisabye inshuro zirenze imwe kandi gakora mu buryo bw'ibitangaza icyo nayisabye. Mbaza ati niki yakoze nkikubwira. So njyewe umunsi umwe nari ngifite umudamu, hanyuma mbura amafaranga yo kuba nakoresha mu rugo cyangwa se yo kurya. Hanyuma nsenga Imana, ndayibwira ngo mpamagaye amafaranga, mpereza amafaranga, akora mu bubiko umpa amafaranga. Hanyuma ndayihamagara birinda bigeza saa 2
amafaranga ataraza narindi mu rugo hanyuma saa 2 irampamagara nditaba irambwira ngo genda uhagarare ahantu runaka kuri Arebis ndagenda ndahagarara iyi Imana imbwiye kujya guhagarara ahantu ngewe ndagenda nkahagarara ibindi ntabwo biba bindeba nahamaze nk'iminota nka 15 hahita haza umuntu aza yambonye ati Pastor Beri ni karame ati narakubuze nakoze ubukwe bwanje utarimwo naragushakishije mpika nimero yawe ndakubura ati narababaye cyane ati none Imana irakumpaye ndakubonye nukuvuga ngo turaganira agiye kugenda akora mu ikofi ampereza inote 2 za 5 ibihumbi 10 mba ndabibonye urumva Imana ati ngaho rero taha ndagusubije mpita ngenda rwose nca muri busheri ngura kaboga urumva mpita ngenda nyene kuko ico gihe bwari bunije urumva uhita ukora ibyoroshe nyene nawe urabyumva mu bantu muturanye cyangwa mu bana cyangwa muvukana cyangwa mu rugo rwawe bemera ko uvugana n'Imana cyane babyemejwe n'iki babyemejwe nuko kuva kera nkiri umwana mutoya guhera ku myaka 5 yonyene navuga ikintu bagahita bakibona gisohoye diligence aho nyene ariko tubazi benshi bavuga ibintu bigasohora ariko ntibemerwa njewe ahubwo njewe nemerwa iwacu cyane Yesu yaravuze ngo nta muhanuzi yemerwa mu ntara yiwabo ahubwo njewe mu ntara yiwacu cyangwa se mu gihugu cyiwacu niho hantu umva nk'ubu njewe nkweretse telefone nkakwereka ama message zarananiye no gusubiza no gusoma ngerageza kugabanya rekada ahubwo zikiyongera ndyama saa 8 za nijoro saa 9 ndi gusubiza message nibutse abantu bankurikiye kenshi umuntu azabona ntinze gusubiza message ntazagire ngo ndasuzugura azanyihanganire hari abantu nsubiza mu kwezi amezi 2 amezi 3 ashobora gushira rwose ntarasubiza message yawe kuko mba mfite message nyinshi cyane Eliya koko nimba we wemerwe iwanyu cyane kandi ubundi umuhanuzi atapfa kwemerwe iwanyu oya rwose n'amajwi mu mbwire tuyakine hano mba nyafite amaudio banyoherereza yewe ushobora kubureri none se ngewe rero tuganira ubushize waravuze ngo ntuzapfa Yesu azaza ucyambaye umubiri n'inyama kuko ni we Eliya wagarutse kumutegurira nikanze ari wowe umugabo witwa Yesu wa Migurumiko uramuzi Migurumiko ndamuzi none se yaba ari we Migurumiko oya nje ntandukanye na Migurumiko ntabwo nje ndi Migurumiko bakunzi bacu mudukurikiye nakoze urugendo njya mu gihugu cy'u Burundi mu mujyi wa Bujumbura mpasanga umugabo witwa Yesu wa Migurumiko avuga neza ko ari Yesu naho yakorera ndahazi avuga ko ari Yesu nasanze yarafasha abantu bugwate abantu baranywa amazi yoze yakarabye ibirenge rwose nibajije ko n'uyu ashobora kuba ari uyu mugabo kuko nge sinashoboye kumubona twari tugiye kureba y'umuntu wacu wari waguyeyo yishwe no kunywa amazi yego benshi barapfuye bahasengera ndabazi cyane none wowe na Yesu wa Migurumiko murahurira kuki mbonje ntaho twahurira n'agace na gatoya nta nubwo yafungura n'udushumi tw'inkweto zanjye wowe Eliya Yesu wa Migurumiko ni Yesu uwo nguwo nubwo mvuze ngo ndamuzi mu buryo bw'umubiri ndamuzi ariko mu yandi magambo mu buryo bw'umwuka ntabwo muzi haryo bari ntabwo nzi yageze nta nubwo nzi yabarizwa mperuka bamufunga niba baramufunguye ntabwo mbizi uyu munsi kuba wavuga ati ni Eliya ntabwo nzapfa ngewe Yesu azaza ncyambaye inyama n'amaraso naje kumutegurira aho ntabwo yaba ari tekiniki imwe muri tekiniki abavuga butumwa akunda gukoresha kugira ngo abantu babashe kubumva babahe n'ituro murakoze cyane njewe narahamagawe mu buryo bukomeye iryo tekinika abandi bakora kugira ngo bamamare njewe sinarikora kuko njewe deja namamaye kuva kera nkiri umwana mutoya namamaye nkiva mu nda y'uwambyaye niba naravutse nanditseho Bibiliya ku mugongo naramamaye no kuvuga ngo njewe ibitaro byose byarahuruye ubwo rero nje namamaye kuva nkiri ruhinja oya kwihuta genda gake wavutse ku mugongo wawe hariho Bibiliya cyangwa yari yanditseho navutse yanditseho yes none ntago ari umuntu turi kuvugana rero ni umuntu
ahubwo ni umuntu udasanzwe. Bagenda hano ku isi, wemera ko hari abamarayika bagaragara n'abatagaragara? Ibyo urabyemera? Mu mugongo wawe hari handitseho ubutumwa. Bibiliya ifite ibitabo 66 iyi Bibiliya yera. Yego. Ntagatifu igeza muri 72 nimba ntibeshye, nimba atari na 7. Ese mu mugongo wawe hari handitseho ubuhe butumwa cyangwa hari handitseho aya magambo muri Bibiliya? Nukuvuga ngo urabyumva nawe, uruhinja rukivuka ntabwo jewe nabashije kuyisoma, hanyuma ayo n'amateka mpabwa n'ababyeyi. Yego. Njewe nkimara kuvuka, nukuvuga ngo daboro nahera ngira ngo kuva mama akintwita, mama agitwita inda yanjye, amateka yampaye yambwiraga yuko inda yanjye ya 7, kuko nje ndi umwana wa 7, yambwira yuko inda yanjye yari itandukanye n'izindi nda yabyaye. Hanyuma rero uko yumvaga bimeze, yumvaga ko itazavukamwo umuntu muzima, yumvaga ko izamuhitana wenda gapfa, yumvaga ko wenda ari kindi kintu twite nk'igisimba cyangwa iki, ariko igeze kuvuka ivukamwo umwana udasanzwe. Hanyuma urabizi yuko iruhinja rukivuka ntabwo bagubikisha inda, ahubwo barugaramye. Noneho njewe ako kanya kugira ngo babashe kubona ikintu batari babonye, nahise nituruna ngo mpita niyubikisha inda kugira ngo babone kwari kugira ngo Imana ibagaragarize aribwo nkivuka. Ukiva mu nda ya mama wawe aho ngaho n'abaganga bahari bareba, wahise uhindukira ako kanya uryama wubitse inda basoma mu mugongo ako kanya. Mano ntabare uyu muntu turi kuganira, ntabari umuntu uri bunjyana ahantu hakomeye cyane, kuko ngewe n'ubwa mbere nakiriye umuntu umbwira ibi bintu. Yesu we umbe hafi rwose. Hanyuma umaze kwiyubuka, bamaze gusoma, byagenze gute? Uko byakurikiye, urumva abantu barahuruye, hanyuma abantu baramfelicita, baganga batangaza kado, ariko mbibutse yuko nanjye ibyo bintu byaje kumbaho, mbyara umwana wo mu buryo bw'igitangaza, ariko Imana yari yarabimbwiye. Turaza kuhagera. Wowe uravutse, basanze ku mugongo wawe handitseho amagambo yo muri Bibiliya. Yego. Uratashye, baguciye mu rugo, ugeze mu rugo. Yego. Ugitangira kumenya ubwenge. Yego. Kwa kuno umwana atangiye kumenya ubwenge. Yego. Wiyumva gute? Imirimo wakoraga cyangwa ababyeyi bakubwira ko wakoraga ibimeze bite? Byaba ari igitangaza kugira ngo bakomeze kuvuga ko uri umwana, uri umuntu udasanzwe. Urakoze cyane. Mu mikurire yanjye, njewe maze kumenya ubwenge, numvaga njewe nanjye ndi umuntu udasanzwe, nabyiyumvamo ko ndi umuntu udasanzwe, kandi nkiyumvamo imbaraga zidasanzwe, nkumva ko ikintu icyo ari cyo cyose nshobora kugikora kandi nkanagikora. Njewe nishizemo ikintu, nakora ikintu abantu bakuru batashobora, kuko nje nishizemo ikintu byari ngombwa ko ari itegeko ntegerezwa kugikora. Donc nakuze ababyeyi babona nyene ko ndi umwana udasanzwe, ariko bakavuga ati uyu mwana ni incabwenge, azaba umunyabwenge, cyangwa se aziga, uyu mwana azagera kure. Urumva nakuze ndi umwana nyene uciye ubwenge, ukora utuntu tw'ubukorikori, bakabona nyene ko ndi umwana udasanzwe. Kubera ko maze no kugera aho ntangira ishuri, nari mfite ubwenge budasanzwe kandi nkakundwa n'abantu. Mu wa mbere nabaye wa mbere, mu wa kabiri mbu wa kabiri, mu wa gatatu mbu wa gatatu, mu wa kane mpita mbu wa gatanu. Ubwo byagiye bikurikirana gutyo. Donc byari ibintu bidasanzwe. Nukuvuga ngo mu gukura kwanje, ubwo nukuvuga ngo kuva nkiri umwana, njewe iyo narotaga ibintu nkabibabwira mu gitondo, bari baramaze gusobanukirwa no kumenya ko uyu mwana nyene ni umwana udasanzwe. Buri umwana udasanzwe niyo akiri umwana wa wundi donc uciga kugenda cyangwa se gukambakamba, urabibona nyene. Iyo ufite umwana urabibona ati byaye byose uyu mwana nubwo utaramenye icyo azavamo, ariko urabona ko ari umwana udasanzwe. Rero byarakomeje, nkababwira ibintu bigahita bisohora. Kuko ndibuka ko hari n'umubyeyi wigeze kunyura iwacu arahasuhuza, avuga ko agiye kugura imyenda, avuga ko banamupimye muri ecography, donc avuga umwana agiye kugurira imyenda. Hanyuma ndamubwira nti nugura iyo myenda uvuga ko ugiye kugura uzaseba.
donc wari ufite imyaka ingahe? nari muto cyane, nari umwana mutoya cyane. Yego. Ndacyabyibuka, ndamubwira rwose ngo yaragiye muri ibi bita ecography, baramubwira ngo umwana ni umukobwa, ndamubwira nti nugura imyenda y'umwana w'umukobwa uzaseba. Wowe uri guhanurira umuntu? Umuntu witambukira. Umuntu witambukira? Yes. Kandi uri umwana muto? Kandi ndi umwana mutoya. Ndamubwira ngo Imana irambwiye ngo genda ugure imyenda y'umwana w'umuhungu. Abantu bose baramuremerera, baramubwira ati uyu ubwo abikubwiye nushaka kugenda ugure imyenda donke y'umwana w'umuhungu. Yaragiye agura imyenda y'umwana w'umuhungu ngo ajye kubyara, abyara umuhungu, kandi ecography yaragaragaje ko azabyara umukobwa. Yego. Yes, aragaruka gushima rero, aravuga ati ibi bintu bimbereye igitangaza gikomeye cyane. Abeli, uri umwana mutoya, hari ibintu twajyaga dukora byitwa iby'abana. Yego. Washoboye gukina mu by'abana? Habagamo gushyingirwa, icyo bita gukora amasiporo, hari ibyo bita gucura agatebetebe, gutera deriyeri, utwo tuntu no guturana hasi kumva n'imirya. Hari umwana n'umwe wagukubitaga? Urakoze cyane. Njyewe uretse no kuvuga ngo umwana, njyewe ku myaka ngeze ku myaka 12 n'umuntu w'umugabo njyewe ntiyankubita. No kuvuga ngo nari mfite imbaraga zidasanzwe, nashobora kugira gute, nashobora kugaragaza imbaraga ku buryo n'umuntu w'umugabo yarirukanga akampunga. Nari mfite imbaraga zidasanzwe ku kintu cyitwa imbaraga, nta muntu wapfa kunshobora. Uretse ko hari uburyo nitwara nyene kuko nari nakuriye mu gakiza, ariko iyo umuntu avuze ngo ashatse gupima imbaraga, ndibuka hariho abagabo babiri bakomeye cyane gushira donke kugera ku myaka 15. Njyewe abagabo babiri ntibashobora kunshira ukuboko kumwe ngo bagushire mu mugongo. Ariko nizere ko ibyo hari kera, ubu uyu munsi wa none izo mbaraga zitakiri kuri wowe. N'uyu munsi ntiwapfa kugushiramo. Ubu nagufata. Ubu tuvugana ku myaka 50 n'ubu tuvugana. Ntabwo inyuma ya kamera nze kuguha ikizamini. Njyewe ukoreshe wewe amaboko abiri, njyewe nguhe kumwe. Ntabwo wanshira ukuboko kwanje. Ntabwo biribuze gukunda. Ntabwo byakunda. Kuko uko nkubona uko ntabwo byakunda. N'imbaraga niziho naguterura nkagukubita. Data wa twese tuje kubipima, ubutaha tuzagaruka tubwira abantu ko byashobotse. Ubu tuvugana dore maze icyumweru cyose ngwaye malaria. Mvuye kuri kwarite. Ntabwo byashoboka. Umaze gukurana imbaraga zidasanzwe zingana gutyo uvuga. Yego. Hari ukuntu umwana agera mu myaka 17, 16, 18 akaba afite amaraso ashyushye cyane. Yego. Izo mbaraga zawe zakwerekeje hehe? Zakwerekeje mu biki? Mbona kuvuga imbaraga zanjye kubera ko nakuze ndi umuntu usenga kandi nimwo impano y'Imana. Ntabwo ngiye nazikoresha mu bintu bidahwitse kubera yuko, ariko imbaraga ngo umujura arateye umuturanyi cyangwa se umujura nanjye aranteye ku giti cyanjye, nimushake muze muri 15. Reka nibutse abadukurikiye, njyewe nigeze ngurisha hari utumodoka i Burundi twitwa imbwa zose. Nari ngafite, hanyuma umunsi umwe ndakagurisha, umuntu umwe w'inshuti yanjye arambwira ngo ayo mafaranga turarana tuyatwaye tubigira n'intego. Arangije anzanira abantu nka 15 bankomangira ku muryango saa 9 za nijoro bati zana ayo mafaranga, twari twabikubwiye ko tuza kuyatora. Nabakoreye agatendo, abantu 15 saa 9 za nijoro barankomangiye ndikingurira njyewe. Birukanze bamwe amashati yabo narayasigaranye mu ntoki, nanabavuga n'amazina bakaziyumva bamwe n'abandi. Njyewe nta muntu wapfa kunyubahuka gutyo. No kuvuga ngo iyo umuntu harimo imbaraga z'Imana, hari ibindi bintu biba byarahunze muri uwo mubiri. Abo bantu baguteye wabakubise mu izina rya Beri cyangwa n'izina rya Yesu? Oya, ni mwizi kuvuga iki? Oya, ni mwizina. Icyo nshaka kuvuga rya Yesu. Oya, icyo nshaka kuvuga. Yego. Ese warwanye nabo muragundagurana mu buryo bw'umubiri cyangwa warategetse nk'umuntu ufite imbaraga z'Imana, bavuga ngo
muhagarare nka kwa kundi Yesu yahagarikaga umuraba mu nyanja wabigenje ute byagenze reka nkubwire ikintu kimwe Yego. uretse ko n'izo mbaraga zose nagiye nzibona zikora muri Pastor Abeli ariko ico gihe izo saa 9 za nijoro ntago byagenze gutyo izo mbaraga zakoze mu buryo bwo gushiranaho ingumi n'imigere barirukanga nta ujyanye n'undi nta ujyanye n'undi abantu 15 amashati nk'atatu narayasigaranye bari bambaye bose reka nibutse abantu ndabizi hari abantu bakurikira ikiganiro nk'iki bagahita bavuga ati ibi bintu nibyo turabizi ahantu nigeze mba mu Kibitoke cya Bujumbura nkodesha ku musaza yitwa Oman yari umu Islamu umujura yarateye mu gipangu ndumva yateye umugabo n'umugore umugabo yitwa Mama Pasi na Papa Pasi hanyuma twumva donc bakinguye idirisha bacamwo barinjira ntibabumva hanyuma bahita bikingurira umuryango bagezemo imbere noneho ibyo muri saro byose barabitwara bimaze kurangira bingiye mu cyumba no kuvuga ngo umudamu ashidukira hejuru bamuritse mwitoroshi mu maso hanyuma ahita kangura umugabo donc avuza induru akangura umugabo urabona nawe kuva mu bitotsi yari yatwawe n'ibitotsi ariko njewe iyo nduru akimara kuvuza induru mba nasigukiye hejuru mba nta rugi nitaye hanze nambaye agakabutura hanyuma mpita mbona umuntu kuko njewe nari ntuye ahantu ku muhanda nabo batuyemo imbere mu gikari njewe nkimara kukingura nahise mbona umuntu arenga nkiriya yiruka agenda umuhanda wose njewe nahise mukurikira ntaramenya n'icyabaye turagenda turakomeza ndamwirukangana turiruka ubwo ni nko mu masaha 9 za nijoro zishira saa 10 nawe urabyumva kwirukangana abantu ba nijoro ntuzi icyo bafite rimwe na rimwe hari n'igihe wenda n'umuriro uba wagiye kuko ndumva hari hameze nk'ahantu hatanabona iri pare ko umuriro wari wagiye twarirutse kugeza aho twiruka umuhanda wose turiruka agera ahantu abona ko ndibuze kumufata atari buze kunsiga urabona zango z'ibiti cyangwa se indabo batera zimwe bakata n'umukasi byari byarakuze batarabikata kuriya bikura hanyuma bikajondama noneho ahita agenda ahagararamwe ameratye amaze guhagararamwe agira ngo ngende ibukomeze niruke kumbe nje namubonye yakatiyemwe namubonye namukubise urushi rumwe rutagira urwa kabiri umugabo yanye rimwe mpita mufata nzamuzanye nsanga babandi nabo abaturanyi babyutse kubera induru ya wa mugore na wa mugore n'umugabo bamaze kubyuka mpurirana nabo bageze ku muhanda nukuvuga ngo ikintu cyabaye basanze yuzuye amaraso ari kuvirirana noneho umuntu yarangiye kabisa bigaragara ko yarangiye ariko nanje njewe ikintu niyiziho niba ari muri izi mbaraga niba ari muri izi mpano Imana yampaye nanje nyirabyo hari ibintu ntarabasha gusobanukirwa niyiziho kugira amaraso mabi njewe nirinda kurwana nirinda kuba nakubita umuntu kuko ngira amaraso mabi nshobora kugukubita ingumi imwe cyangwa urushi bagahita baje kugushingura ariko yenda ukiraho ngaho kuyizo mbaraga yego igisokuru kiwanyu waba ukizi yego ndakizi igisokuru cyanyu urakizi amakuru ufite wahawe cyangwa se waba wariboneye basengaga Imana cyangwa basengaga Nyabingi mu gisekuru cy'iwacu kubera ko ngewe navutse haragezemwe agakiza ariko amakuru nagiye numva kubera ko sokuru ubyara papa yari umwami hanyuma babami bakera iyo umuntu yazaga kwa sokuru ubyara papa nibaje ngo yikoreye inzoga ntabwo yahita yinjira diregite yarayitura hariya ku irembo hanyuma agahita afukama noneho amaze gufukama agategereza ubwo kugira ngo aveyo barinda kujya kumukurayo niyo mateka mfite ariko ibindi byo kuvuga ngo baba barakoresheje ibintu by'ibigirwamana cyangwa ibiki ibyo ndumva na mateka ya kera cyane wamenye ubwenge wanyu bakugaburira biryo bwoko ki
Ya urakoze cyane namenye ubwenge iwacu haba ibiryo byinshi cyane kuko hari isi ikimera donc barahinga cyangwa se bagahingisha twebwe twari dufite bimwe bita ngo singira ngo nibyo bita abaja kera n'abagaragu hari abantu nka 30 birirwa mu mirima bagahinga abasarura bagasarura wakundaga kubona ibigori mateke ibijumba imyumbati amasaka yari menshi byari byinshi cyane byari byinshi ibyo kunywa mwanywaga mu rugo ibyo kunywa twanwa ngewe nabyirutse tunwa amazi tukanwa icyayi tukanwa amata ibintu nk'ibyo nta nzoga twigeze tunwa twebwe iyo twajyaga no mu baturanyi nkiri umwana ahantu bahishije inzoga baradukubita bakenda kutwica ntago byari byemewe hanyuma iwanyu ntibabemereraga ntago batwemereraga hanyuma gusa mbangira ntaza kwibagirwa kariya kantu naringiye kuvuga uriya mujura byabaye ngombwa urumva ibintu byose byo muri saro babitwaye babirangije byabaye ngombwa ko iyo bashaka gukurikirana n'ababitwaye bari kubakurikirana kandi bagafatwa ariko ku by'ukuri byabaye ngombwa ko bamureka bakamubwira ngo igendere n'ibyo batwaye barabiheba kubera iki babonye ko urushi yakubiswe rwari urushi rudasanzwe ruhwanye n'igihano bari guha abo bose kubera yuko ngewe naramanyutse mu kiganza ubwo rushi naramanyutse iyi mirongo mubona iba mu kiganza yamanyaguritse yombi nukuvuga ngo ngewe namaze nk'ikintu cy'amezi nk'atatu ntashobora kurya ubugari ngo nkoze mu isosi irimo umunyu kubera ukuntu ikiganza cyari cyamanyutse hanyuma mu kiganza haba ikinure n'ahantu hagoye gukira cyane ikiganza cirirwa kimena amazi kubera ikinure byaragoranye cyane kugira ngo ikiganza cyanjye kizakire Abeli turabyumva rwari urushyi ruteye ubwoba urushyi rwakubise umuntu w'umugabo hasi ntabwo ari urushyi rusanzwe n'ukuri ahubwo ngewe ikindi kintu nibaza ubwo ndi kugira ngo numve aho imbaraga zawe zavaga yego waba ufite amakuru y'amavuta iwanyu bagusigaga amavuta bansiga ni ikibazo gikomeye ariko ntekereza ko ari gikotori oya kuko njye mfite amakuru ko hari iwanyu hari ukuntu basiga abana amavuta y'intare oya ibyo iwacu ntabwo byashobokaga bakabakenyeza agahu k'intare iwacu mu rugo uwo mwana akagira imbaraga mu rugo iwacu ntabwo ibyo bintu nabibonye kubera yuko ikinyemeza yuko bitashobokaga ahubwo hari abantu nyene izo mbaraga bazihabwa bazikuye mu bintu runaka nk'ibyo uri kuvuga urumva izo ni imbaraga z'inshakano bashatse ariko nje ndahamya ko mfite imbaraga originali zaturutse ku Mana impamvu ni iyihe twebwe twakuze umuntu yarwara hakaza umuturanyi ati rero uyu mwana yarwaye gutya na gutya mugende mushaka ibyatsi byitwa gutya na gutya nkumva babivuga mama akavuga ngo never ntabwo bishoboka nuko ngo twebwe ntibemera n'ibyatsi nje uku ndeba narinze nkurangana gutya ntaza amazina y'ibyatsi ntabwo babyemera ubu biragaragara ko ufite ibibaragwe ku ntoki yego ngewe nakubwiye ngo nabanje ndasenga yego ndavuga ngo Yesu ujye ubana nanjye mu bihe bikomeye abane nanjye imbaraga zawe ntizinkururukeho ntuze no kungirira nabi yego izi ntoki zawe yego mu by'ukuri uzikoza mu ngunguru y'amavuta ishyushye uzisiga amavuta asanzwe kuko njye ndareba intoki nkabona zitandukanye n'ahandi haba ku maguru cyangwa mu maso Abeli ufite izindi mbaraga ukorana nazo never ntabwo bishoboka hanyuma izo ntoki zawe wazisobanura ute nk'umuntu uri kuzireba bishatse kuvuga ngo izi ntoki ziyora imbaraga izi ntoki ziyora imbaraga nizo ziyora imbaraga reka intoki zanjye ni donc intoki zanjye nizera ntizishobora gukora ku kintu gihumanye intoki zawe nizera nizo umumarayika umva ubundi njewe ndenze marayika unsaba ubusobanuro ngo ubusobanuro bukwereka yuko ndenze njewe marayika subiramo njewe nduta marayika
subiramo inshuro ya kabiri, nduta marayika. subiramo inshuro ya gatatu. Abadukurikiye babyumve, nduta marayika. Mbaza ati impamvu ni iyi. Impamvu ni iyi. Urakoze cyane. Yego. Hanyuma nibutse abadukurikiye yuko njyewe ndi umuntu Imana yabwiye ngo nshize ububasha ku isonga ry'ururimi. Umuntu wari we wese urenze nawe uretse na wewe, ashaka abe yarize dogitora, ashaka abe yarize hehe, umuntu wari we biza ntarinze gutekereza, kubera ko ukimbaza usoza kumbaza igisubizo nge cyageze ku munwa. Nta kibazo na kimwe kibaho nge ntabasha gusubiza. Abanyamakuru benshi bagiye bambaza ibibazo bikomeye nkabisubiza bagatangara. Impamvu nkubwiye ko ngewe Pastor Abel Revera nduta marayika, Bibiliya irambwira ngo abamarayika Imana ibahindura imiyaga, ariko nje cyangwa twe Imana iduhindura umuriro. Ubwo wabyumvise ko turenze marayika. Abamarayika Imana ibahindura umuyaga, ariko twebwe iduhindura umuriro. Umuyaga wazimye uw'amashara, wazimye uw'amakarasa. Nakubwiye ko nsubiza utarasoza. Mbere yuko dukomeza, zamura iyo telefone yawe abantu bayirebe. Oya, iyo ngiyi yerekane neza, yerekane neza. Bakunze b'Imana ira. Oh haleluya, haleluya. Yanteye ubwoba. Oh haleluya. Afite telefone yo muri rimwe. Abadiaspora ahubwo bamfashe mbona igezweho iyi telefone ya kera. Garagaza n'inyuma, garagaza. Yitwa Motorola. Motorola. Nta wundi wayibona ni telefone. Uyu mugabo ndabika bikomeye. Uyu mugabo yanteye ubwoba. Noneho nabonye telefone yo ndikanga. Ndibaza ntese mwoka byaramwe uyu murevera pastor, ariko ubundi uri revera pastor yo muri Hedini. Eglise Evangelique du Pentecôte au monde. Abari Bujumbura bahita babimenya. Iryo niryo torero ryanje, Eglise Evangelique du Pentecôte au monde. Itorero ry'abanyamwuka ku isi yose. Yego rya Gipantikoti. Yes. Urakoze cyane. Bivuze ngo ntabwo rikorera hano ku butaka bw'u Rwanda, rikorera hano ku bw'u Rwanda hakurya y'Akanyaru. Yes. Abeli, ntabwo turi buze kugutinza cyane, turimo turagana ku musozo. Ibibazo byadushiranye wagiye udusubiza cyane, natwe ubwacu turumirwa bitewe n'inkuru yawe iratangaje. Uryize ihe nyama? Inyama ntarya. Uvuga izurya? Izondya. Inyama z'inka ndazirya, ariko nkakunda cyane izihene. Nizo zikunda birushirije. Inkoko ndayirya, ariko ubu tuvugana narazizinutswe. Inkoko sinshaka no kuyireba mu jisho. Nariye inkoko ngeraho nzizinukwa, uyu munsi ntabwo ngishaka kurya inkoko. Ubu uzajya wirira ihene gusa? Unza ihene niyo inyama ntigera mpaga mu buzima bwanje. Ni ifi. Ingurube yo ntabwo nyirya. Ingurube sinshobora kuyirya, ariko abayirya simbaciriye urubanza, nta n'icyaha kirimo. Ariko njewe ku giti cyanje njewe ntabwo njewe ingurube. Ubona ari impamvu ki abakozi Imana bari kuvuka muri iyi minsi cyangwa abana b'impinja batari kuvukana imbaraga nk'izo ngizo, kugira ngo noneho abarimbuka bakomeze kuba bake, abanyabugingo babe benshi? Abari kubabyara ntabwo bihaye Imana cyane ngo imbaraga za mwuka wera zibakoreremwo, kuko ikibyawe n'umubiri naco n'umubiri, nikibyawe n'umwuka naco n'umwuka. Niyo mpamvu kuvuga ko mama wawe yakubyari mu mwuka udasanzwe ukomeye cyane. Buriya reka nkubwire, Bibiliya iravuga ngo toza indero umwana azakurana akarinda saza. Nukuvuga ngo ukuri ni kubyara. Baravuga ngo ikibyara ningwe. Yego. Nagire mbabwire yuko ukuri, niba ubyaye umwana uri umukirisitu wubaha Imana, wemerwa n'ijuru, haleluya, n'uwo mwana avuka ari udasanzwe, kuko avuka ari umuntu wubaha Imana, akavuka ari umutambyi. Nvuga ngo icuri nico ubyara. Niba ubyaye uri mu mubiri, nukuvuga ngo uri umunyamubiri utari mu mwuka cyangwa utarimwo Imana, n'uwo mwana avuka ari kinyamubiri cyangwa kinyantege nkeya, kuko uko umuntu ari niko abyara. Tugana ku musozo, nyakubahwa Pastori Abeli Karame, ufite ababyeyi? Mfite ababyeyi bombi barahari. Baracyahari. Ubu tuvugana wafata telefone ugahamagara mama wawe ukamubwira ngo nje ndi Eliya, sinzapfa, naje gutegurira mama ukubyara, sibyo? Mutamakazi, reka tuvuge mu kirimi cyabo, yenda ashobora no kuzabona iki kiganiro. Wajya imbere ya Mutamakazi ari kumwe na Mutama, ukababwira ngo burya
ntabwo mwabyaye umuntu, yego mwabyaye umumarayika, yego mwabyaye ni Ngeriya yego waje gutegura Yesu inzira kugira ngo azaze kujyana itorero ryayo, burya sinzapfa. Iryo jambo watinyuka ukaribabwira? Nagire nkubwire yuko mama cyangwa papa yego ntarinze no kubibabwira, basanzwe babizi 100% kuko mama we nyene ubwe azi yuko hari indwara yari yarananiranye ibitaro byose, yarananiye abaganga bose, abadogiteri bose, njewe nategetse akayikira umunsi umwe. Yari yarabaye use nabona ubusobanuro bw'ukuntu mbyita. Uyu munsi yariyuburuye yongera kuba inkumi, ahubwo iyo atambyara ntabakiriho. Kuko nibutse abadukurikiye ko guhera ku mwana wa mbere kugira kuri njewe wa 7 bari barabuze umwana w'umukobwa, twese twarabahungu gusa. Bari barabuze umukobwa. Nukuvuga ngo ninje wafunguye indaye, ahita atangira kubyara abana b'abakobwa. Nyuma yanje havuka abakobwa 5 bakurikirana mu ba 12 hapfuye umwe, 11 turacyariho twese. Rero Imana yaduhaye umugisha, kandi mu muryango wacu benshi turabapasteri. Nta kibazo, turashima Imana. Rero papa na mama n'abantu bashima Imana ku bwanje cyane barabizi, ndetse kubw'impano nakuze bambonana mbabwiye, nubwo Imana itabimbwira njewe nkavuga ngo ngiye kubareba ko bizera umwana wabo ari wenje, nkababwira ngo iyi nzu uyu munsi ntimuyiraremo, ntarinze gushiraho ngo Imana iravuze, ntabwo bayiryamamo, barara hanze. Urakoze cyane, biteye ubwoba, ariko nanone ni ibice byinshi bigiye bitandukanye. Amakuru mfite yego nuko wigeze ufatwa yego ugiye kuraswa imbunda zanga kurasa. Ayo makuru niyo? Ayo makuru niyo, hari nibirenze ibyo nibitoya cyane. Twaciye mu bikomeye, ntabwo Imana ishobora kukugira ugukomeye itagucishije mu bikomeye. Urahamya ko ari iki cyatumye imbunda imitutu bari bakwerekeje idakora? Ni imbaraga z'Imana, ni imbaraga zawe ugendana, ni imbaraga z'umuryango? Byatewe n'iki? Ni iki cyakurengeye? Urakoze cyane, Imana iguhereza umugisha kuri ico kibazo. Ikintu cyandengeye ni Imana ikomeye iba muri njewe. Nukuvuga ngo kuko Imana yabonye ikibanza n'ubuturo muri Pastor Abeli, bituma ikintu cyose kije kwikubita kuri njewe kirasubira inyuma. Nukuvuga ngo bimera nk'amazi cyangwa se ngira ngo isuri rikubise ku nzu yubatse ku rutare. Iyo nzu ntacyo ishobora kuba kuko iba yubatse ku rutare. Rero ikintu cyabitumye nuko ndi inzu y'Uwiteka, inzu Imana ibamo. Hanyuma bityo izo mbaraga rero ziba ziri muri njewe zishobora gutuma ikintu cyose giturutse inyuma y'uyu mubiri gitinya kikambara ubwoba. Abeli, reka tugushimire. Murakoze cyane. Tambutsa nimero yawe ya telefone ku buryo wagukenera yaguhamagara mu gasengana cyangwa ukamuha ubuhamya mu buryo burambuye. 078 58 6 705. Ufite na YouTube channel yivuge? YouTube channel yanje, reka mbanze abari kure nabo wenda mbibutse, buriya si bose bapfa kubimenya. Akamenyetso ko guteranya 250 hanyuma 78 58 64 705. YouTube channel ni Narada TV. Noneho bongereho n'iyindi channel, mfite groupe yitwa Amasengesho. Iyi groupe irakomeye cyane, bamwe abantu bo kwisi yose, imaze imyaka 5 uru rubuga rutangiye gukora. Umuntu yifuza kujya muri iyi groupe aze gufata iyo nimero ambwire umushyire muri groupe, hanyuma ahita nyarukira kuri channel yayo nanone yitwa Groupe Amasengesho TV. Agenda jeho akore subscribe, akore share, yandike muri comment, ubundi ajya kurikirana ubutumwa bwiza. Bakunzi bacu rero, reka tubashimire kandi tubifurize umugisha w'Imana. Ngeze amahirwe, ikiganiro kirangiye amahoro. Imana ishimwe cyane, habwe icyubahiro. Amen.